Ibintu by'ingenzi umusore aba yujuje bikurura inkumi nyinshi. Nubwo bisanzwe bizwi ko buri wese agira ibyo akunda bitandukanye n'iby'abandi, hari bimwe mu bintu bigaragara ko ari iby'ibanze ku musore w'Umunyarwanda bakundwe n'abakobwa ndetse bifuze ko banarushingana bakabana akaramata. Icya mbere, kuba umusore afite akazi. Nk'uko benshi mu nkumi babyitangarije, umugabo akwiye kuba umutware w'urugo kandi akaba anafite ubushobozi bwo kurutunga, nubwo n'umufasha we aba agomba kumufasha ariko nta joteme inzara igutema amara. Burya nta mukobwa wakwifuza kubana n'umusore nawe ubwe nta buzima yifitiye. Icya kabiri, ubunyangamugayo no kwiyubaha. Nubwo umusore yatunga ibyamurenge burya iyo ari umunyamanyanga, ari umusambanyi, agira umwanda cyangwa atazi kwitaho nko mu myambarire, ibyo byose bituma nta nkumi imwifuzaho ko yayibera umugabo. Bivuze ko umusore ugaragara neza kandi wiyubaha ari we nzozi z'umukobwa wifuza uwo barushingana. Icya gatatu, imibanire no gusabana n'abandi. Nta gushidikanya ko umusore uzi kuganira, gusetsa no gukora utundi tuntu dushimisha benshi akundwa n'abakobwa batari bake. Ibindi kandi niho hagaragara imitoma no kuryoshya mu magambo, bityo umukobwa akabonamo umusore nk'uwashobora gutetesha no gususurutsa urugo rugahoramo akanyamuneza. Icya kane, kuba umusore azi gufata ibyemezo no gushyira mu gaciro. Nk'uko umugabo ari umutware w'urugo, ni ngombwa ko agira ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo no kuba yashyira mu gaciro ku buryo ashyira buri kintu mu mwanya wacyo, akagira gahunda kandi akagaragaza ibitekerezo byateza urugo imbere. Burya kandi no kugira igitsura kidakabije ku mugabo, abakobwa cyangwa abagore batari bake barabikunda. Icya gatanu, kugira inzu yo kubamo. Iki cyo gikunze kugaragara ku basore bo mu byaro hirya no hino mu Rwanda hose. Ku nkumi zo mu cyaro ndetse kugira inzu nicyo kibanze ku musore wifuza kurushinga, kuko binamenyerewe ko buri wese aba mu nzu ye. Bitandukanye no mu mijyi aho usanga benshi bibera mu nzu bakodesha. Gusa no mu mijyi cyane cyane iyo mu ntara, abakobwa benshi ntibishimira ko babana n'umusore udafite inzu bakajya bahora babunza akarago. Ku basore bo mu mijyi ikomeye hano mu Rwanda cyane cyane nko mu mujyi wa Kigali, ho icy'ingenzi ni ukuba umusore afite akazi ku buryo afite ubushobozi bwo gukodesha inzu yo kubamo, nubwo nyine ku bafite inzu zabo bwite nabyo aba ari akarusho. Mubigejweho na Bangambiki Habyarimana.